aya kanze ndi ngewe ubizi iby'ibanga ibyo ukunda kurya sibyo ariko wumvije ko ikintu nshaka gukorera kizatungana sibyo tuzabisengera kumva wumve ngo wowe na Lewis mwararemanywe sibyo oya ni amahoro nta kibazo nyine nagushaka nta kibazo niba uri buzane na Lewis aho two nyine tubibonane tukavugana ibyo nagushakira. Have a nice day too. Bye. imbaraga z'urukundo ubundi zihora ari imbaraga z'urukundo. Ubonye ko Lewis ahise ahobera Alice n'igihunga cyishi, ubona ko urukundo rukimurimo ndetse nta naho ruzajya, ari ibintu byiza cyane. Njye buriya rero nazi yuko Lewis agiye guhitamo kubita agakubita Alice cyangwa se akamubwira ibigambo bibabaje, kubera yuko wabonaga ko yabwiye nyina ati mama rwose igihe ntabwo nabyizeraga yuko nuza Alice ari igisambo, ariko kuba unyeretse bino byose mise mpinduka ndemeye narayobye, Alice ashobora kuba yaranduza. Ariko ubonye ko bihuriye neza, umutima urahagarara. Lewis noneho wewe niwe byari byakabije cyane, umutima urahagarara uratigita. Ubona yuko Lewis nyine afite akantu ko kakubamo, nyine umutima uramurya, ariko Alice akimugeraho ewana aramuhobeye. Ubona ni ibintu byiza cyane, niyo mvuga ati imbaraga z'urukundo zihora ari imbaraga z'urukundo, ku buryo nubwo umuntu yaba yateguye umugambi mubi, iyo ahuye n'uwo yakunze bituma wa mugambi usibama ntugere ku ntego. Ngira ngo rero mwabanje kubona episode ya 24, mwabonye yuko nuza Alice yakomeje kuganira na Lucky, amubwira ati Lucky ndarwaye ntago meze neza, ati rwose gira ukuntu nyine wangenza. Lucky aramubwira ati shaka uburyo nyine wiyeranje ndi bukohereze ticket, ubwo ni itike uze kugenda kwa muganga kwivuza. Ariko ubonye yuko yabimubwiye, Alice aramubwira ati jye rwose ndi bunywe ku mazi nta kibazo ndi bugire, uze gutuza ndi buze kunywe ku mazi, cyangwa se nimbona ndembye ndajya kwa muganga. Uriya rero Alice yaragiye kwa muganga, niho ahuriye na Lewis. Tubona ibintu twari twarategereje muri episode zahise, tubona ibintu byiza cyane twari twarategereje ariko tutabonye. Rero nawe nimba ushimishijwe n'uburyo Alice na Lewis bahuye, ntugende utavuze ati Imana ishimwe rwose muri comment ugenda ubyandikemo, kuko ni ibintu byiza cyane. Rero mwabonye yuko mama Lewis yakomeje guhatiriza Lewis ati mwange uriya nta muntu urimo, ati Alice ni igisambo, akora ibintu bitandukanye ndetse ni n'umuntu twihishamo tutaba tuzi, ubona ko akora ibintu bitandukanye. Ubonye ko rero yagiye ahimbisha bya message, akora ibintu bitabaho, nyine akora ikinyoma cya danje kugira ngo Lewis ahinduke, yemere yuko Alice ari igisambo ndetse yemere no kwikundira Tricia. Ariko ubonye ko nuza uyu Lewis yari yabyemera, avuga ati mama njye ndabyemeye narobye kandi umbabariye. Yasabye imbabazi nyina ati mama rwose wambwiraga umbwira yuko Alice ari igisambo, simbyemere simbyizere, ikintu cyatumye mubipfa. Ariko mbonye yuko mama nibeshye, mbonye yuko nagiye ku murongo mubi, ariko rwose nemeye guhinduka, nanone nemeye kuza
kumva noneho icyo umbwira Alice muvuyeho, ariko rwose jyewe nari nzi yuko kabisa nari navuze ati Lewis nahura na Alice ni ukurwana cyangwa se ni ukumubwira ikigambo kimubabaza ku buryo nyine Alice anamusobanurira uburyo nyine ngo yabibye mu mafaranga, kuko ibimenyetso yari yamaze kubyerekana nubwo ari iby'ibinyoma. Lewis we yari yamaze no kubyemera. Ngo rero urumva yuko yaragiye nko kubimubaza, ariko ubonye yuko kubera za mbaraga z'urukundo, buriya nukunda umuntu jya umukunda bihamye, jya umukunda apana kuza ujenjeka. Ubonye ko imbaraga z'urukundo zituma Alice ahita amugwamo, Lewis nawe amugwamo. Ubona ko ari ibintu byiza bishimishije, ubona ko ari ibintu bitangaje, ndetse byatuma buri wese avuga ati nanjye icyama nkakunda gutya, icyama nkagira uwo nkunda cyangwa se uwo nakunze umera gutya. Rero mwabonye yuko Lucky nawe yagiye ku kazi ahamagara Alice, Dani ahita ayinjira yumva nyine yuko Alice arimo aragenda abwira Nuza Lucky ati ese Lucky ko ndwaye, nyine baganira ku byo mu rugo. Dani nyine aba arabyumvishe, Dani yabyumvishe nubwo yari ari muri dokima akora utuntu twiwe. wabonye yuko nyine yabyumvishe, aramubaza ati se Lucky ubu ni mushiki wawe ni sheri wawe? Aramubwira ati uyu ntabwo ari sheri wanjye, ariko umufata nyine nka mushiki wanjye kubera nyine tubana neza, ni nka mushiki wanjye ubundi muri make. Ariko Dana aramubwira ati kuba umubwiye ngo nanywa amazi kuri iyo ndwara afite, buriya amazi ntabwo ari umuti, kandi ntugakine n'ubuzima bw'umuntu rwose, ahubwo ngo icyiza ni uko wahita ufata uburyo wafata akaruhuko, nyine izo dokima cyangwa se ako kazi wari urimo ukaba ugahagaritse, igihe nanakagukorera. ariko danamubwira ubundi njyewe wowe ukagenda ugakora ubutabazi ndetse ugafasha uwo mukobwa wanyu cyangwa se uwo mushiki wawe. Lucky rero nawe yari amaze kubyemera, arimo arashaka uburyo yagenda, ariko ubonye yuko nyine byamwe bigenda gutyo. Alice nibwo yari yafashe umwanzuro wo guhita agenda kwa muganga, nibwo ahuye na Lewis. Gusa rero mwabonye yuko Tricia ndetse n'uyu mukobwa Tricia ndetse na Nana ntabwo bigeze guhura nyine ngo baganire cyane, babonye ko batahuye cyane nyine ngo baganire bimwe byimbitse, ahubwo Tricia yahuye na Lewis baganira, yongeye kumutegura icyayi. Rero aragenda amubwira ati Lewis noneho ntabwo wambwira ati wapi, ariko wabonye ko buriya rero Nuza Tricia arakihuhura, ntabwo yari bwamenye ko Lewis yanze kumukunda kabisa. Igihe buriya ndi nkawe nta nubwo navuga ati ngiye kumvira iwacu cyangwa se ba mabukwe ngo numvire Nana cyangwa Nuza, navuga ati si naguhatirizwa, kuko ubona ko Lewis yakunze, kandi uwo yakunze rwose ntabwo yajenjeka, akunze ntabwo yajya gusubira kuri Tricia, kandi arabimwibwira buri gihe cyose. Ubona ko rero Tricia ari nko kwiruka imbere y'umuntu umusiga. Rero ntabwo wakomeza kurwana n'ikintu nyine kigusiga cyangwa kikurusha imbaraga. Ntabwo Tricia rwose yagagombye kuba yakomeza kwiruka kuri Lewis, kandi azi ko Lewis afite undi akunda. Buriya rero nyine Tricia njye inama namugira ni uko yareba undi musore, cyane ko hari abasore benshi baba bamushaka ndetse baba bamwifuza, namushaka rwose kabisa. Rero wabonye ko Nana akomeje kuba yikundira Dani cyane, abamushaka arashaka nyine ko nawe bikundanira, bya biri nahoze mbabwira muri episode zatambutse, ati Nana akunda Dani, nuko yabuze uburyo abimubwira, nuko nanone Dani nawe atabibona ngo abe yahita abimwibwira hakiri kare. Ubonye ko yamubwira ati Dani ko nagushakaga ikigoroba nuva ku kazi waje kuza, nyine nanubona ko agenda amubwira utugambo dutandukanye, amubwira ubuntu butuma nyine yahita amukunda, amubwira utuntu ati jya ubanga kudusure, ariko ziriya nta zindi mpuhwe, ni nka zimwe za bihehe, ni ukugira ngo nyine bikundanire, kuko ubona ko Nana rwose yashije nawe, urukundo ruramurya kabisa, yakunze Dani. Ariko buriya byaba ari n'ibintu byiza kubona Lewis akunda Alice na Dani akunda Nana, byaba ari ibintu byiza cyane nanone. Gusa nawe we ntabwo yabibona nk'aho ari byiza, kuko aba yumva nyine ngo Lewis yakunda Tricia ndetse n'uriya nyine Nana agakunda Dani, ngo bikaba ariko byagenda gutyo ngo umuryango nibwo waba wuzuye.
Mama Lewis rero mperuka kubona ko telefone yari agiye kuyifata kandi telefone Alice niwe yari ahamagaye, byari byanditse muri screen yuko Alice ari we uhamagaye kuri telefone ya Lucky. Yari ugiye kuba izindi mbogamizi rero, ariko ubonye ko byahushije ntabwo byahise bikomeza, ariko reka dutegereze episode ikurikira. Ese urakeka gute ko byaba bimeze gute? Alice na Lewis noneho bazahura, noneho Lewis amenye neza Alice uwo ariwe, cyangwa se baganire nyine, Alice yisobanurire ku binyoma byose agenda ashinjwa. Alice azamuha nimero ya WhatsApp cyangwa azamuha nimero isanzwe, bajye bahamagarana banaganira yibera kwa Lucky. Lewis azagororera Lucky, Lewis azishimira nyine ibintu agezemo, azabigenza gute? Nibyo bintu rero turi kwibaza, ariko episode iri imbere, episode ziri imbere rwose, Alice na Lewis azaba bahuye. Noneho ikintu nanone twakwitega nanone, cyangwa se twaba dushyize mu igenamigambi, ntabwo twakirenza nubwo ari kibi, kuko urabona yuko Mama Lewis nawe akomeje gucura imigambi mibi, kandi buriya iyo uri gucura umugambi mwiza buriya n'umubi uba uri aho hafi aho. Buriya rero nubwo turimo turapanga yuko Alice na Lewis bahura, ibintu bikaba byiza bagahana nomero ya WhatsApp, noneho ibaze noneho bahanye nomero ya WhatsApp, cyangwa se bakajya bahamagana video call, cyangwa se bakaganira igihe cyose. Trisha cyangwa Mama Lewis cyangwa se Nana akazabiyumvira noneho. Wenda twemere yuko bashaka kubigira ibanga, nuza Lewis na Alice bakajya bahamagarana ariko ntibabimenye. Noneho baramutse bamenyekanye yuko Alice nyine na Lewis baganira kandi babonanye, kandi Lewis yarabwiye nyina ati rwose mama ndahindutse ndemeye, bimeze gutya na gutya na gutya. Ubwo nyine haba hagiye gucurwa umugambi w'uko Mama Lewis yazana abantu bashaka kwica Alice, bakamwica Alice nyine bikarangira ahaburiye ubuzima. Gusa ntago Alice azapfa, ngiye niko mbitekereza rwose, kandi ni ibintu nawe ugomba kwiyumvisha, kuko Alice Imana iramukunda nyine, ni umuntu udafite icyo atwaye, kandi Imana izamurinda, kandi n'amashengesho musenga Imana izayumva Alice agumeho kandi akomeze kuryoshya urukundo, kuko ntago filimi yaturyohera Alice atarimo, kandi mwizere yuko Alice igihe cyose azaba hari, ifilimi izarangira Alice arimo. Rero mwabonye yuko nanone ntago uyu mukobwa Honorine aheruka kugarukamo, cyangwa se ngo twongere kumubonamo. Murabizi ko yagiye kwiga hariya muri Amerika, ariko ubona ko baganira na Alice, ubona ko baganira na Lucky nk'abantu nyine bafite umuryango wuzuye, ntabwo bahita batana gutyo, baraganira bakaganira ku bintu bihagaze, bakungurana ibitekerezo, ndetse bakanaganira uko ubuzima buhagaze. Ubona ko Alice nawe yishimiye ubuzima abayemo kwa Lewis. Ni ibintu byiza rero kuba Honorine yaragiye asabye imbabazi, asengewe, yiyunze ku muryango wiwe, Alice nawe amuhaye agaciro ndetse akamuha n'uburenganzira bwiwe bwo kwisanzura. Ni ibintu byiza rero, reka dukomeze twishimire rero urukundo Alice agiranye na Lewis, urukundo Alice agiranye n'umukunda ari we Lewis. Ubonye yuko nyine ariyo episode irangiye, baganira bavugana, noneho ubona ko yamuhobeye, bose habuze uvuga ijambo, bose bameranye neza, ubona yuko ari ibintu byiza, ku buryo haca imodoka igiye nko kubagonga hariya rwose muri muhanda yabahuranye, kuko ubona ko bataye ubwenge, urukundo rwabasa kabisa, urabona ko ari ibintu byiza. Rero hari akantu nanone natagenda navuzeho, akantu k'ingenzi, we muntu uba unkurikiranye ntukagende rwose utumvishe iki kiganiro ngo ukirangize, kuko nzajya mbaha ubusesenguzi bwa nyabwo buzajya bugufasha gutuza neza, ndetse ukamenya na filime ikakuryohera neza. Bora rero kuri filime utayumvaho ubusesenguzi ngo wumve ati yewe rwose se Alice na Nuza bimeze gute, byagenze gute, umusesenguzi mukuru hano mu gihugu cy'u Rwanda usesengura filimi neza yavuze iki, ntabwo byaba ari ibintu byiza. Rero icyiza rero ni uko uba ugomba gukanda iyo subscribe, ugakanda iyo like, ndetse ugakanda na comment, kugira ngo
twumve uko ibintu bihagaze. Rero ujye uza hano kuri cano wumve uko ibintu bihagaze, ntugacikanwe. Yitwa Jugusine Aramerika, dukomeze mbabwira uko ubusesenguzi buba buhagaze. Rero Mama Lewis nanone nawe akomeje kugenda asa nk'ubishya filimi, akomeje kugenda asa nk'ubishya umukino, kuko ubonye ko Mama Lewis arimo aragenda yinginga Tricia, ati Tricia mera neza, ati wowe rwose ndabizi yuko nyine Lewis akubabaza, ndabizi ko Lewis yahindutse cyangwa se yakubiswe icyo bita uburozi, ndetse aha abuhawe na Alice. Ihangane rwose, njyewe ntago ndi umuntu mutonya, ntago ndi umwana, nzi ikibazo ufite kandi nzi uko umerewe, nanjye ndabibona, ngomba kugufasha ugasubirana n'umukunzi wawe, wicika intege, wijya kure, ndetse wihanyanyaza uvuga ati Lewis byanze, kuko wabonye ko Tricia yagerageje no kwibariza Lewis ati se Lewis ko nkora byose, nkakora byose rwose, nkakora breakfast buri gitondo, nkaza nkakora ibintu byiza cyane, ariko nkajya mbona udahinduka, nkajya mbona rwose nta kintu nyine kigaragaza yuko ukinkunda cyangwa se ufitiye amakenga, cyangwa se nyine ukinyereka yuko hari ikintu mfitiye mu rukundo rwanjye. Bite byawe rwose, wamishuriye inzira, wankuriye inzira ku munwa rwose, ukambwira uko ibintu bihagaze, ko gemba mbona ndi nko kuruhira ubusa. Nibwo rero Tricia yahise abaza Lewis ati Lewis ngaho rero mbwira, ubundi ibintu biracyari kwa kundi cyangwa nyine hari ukundi byahindutse? Lewis aramubwira ati rero Tricia, rero rwose wikwivuna rwose, kuba unkorera bintu ntabwo ari byo bituma njye nagukunda, kuba uzukama ka breakfast buri munsi, ukaza ukankora akantu nk'aka ngaka ukamfata neza, ndabigushimiye, uri umuntu w'ingenzi kandi ni ibintu byiza. Ati njye nyoberwa n'impamvu nyine utabona abandi bantu bagukunda, kandi mbona ugira umutima, mbona uri umuntu mwiza. Ati jye rero rwose nakubwiye ko nkunda Alice kandi sineze kumuvaho. Rero reka mbashimire cyane, reka mbabwire yuko ibihe byari byiza kuri Alice na Lewis, nanone ibihe bikakomeza kugenda bimeze neza kuri Dani na Nana, ni ibintu bigenda bimera neza, filimi rimwe iragenda iryoha, ni nacyo kintu nayishimiye. Urabona ko kumwe bafataga mbere bagafata filime bakayishyiramo utuntu, ugasanga barimo barayitinza, ariko badashyiramo ama episode aryoshye nyine, ngo niba twavuze ati Alice na Lewis bahure, ugasanga ntago turi kubabona bahuye, ntago turi kubabona bameze neza nyine, ahubwo turi gusanga buri wese ari ukwe, ari nkaho ari mu bwigunge. Ariko twishimiye yuko uno munsi rwose tubabonye bahuye, episode nshya ya 2025 tuzababona bameze neza, tuzababona bishimye, noneho bahuye, noneho tujye tubabona buri episode barimo baganira bameze neza, ndetse mureke tuze no gusenyera ino filime izagende noneho uno mugambi wa Mama Lewis utarimo. Rero niyo mpamvu ndi kuvuga ati filimi iracyaryoshye, iracyameze neza. Ndi kubwira umuntu waba ugiye guteganya ko hari ahandi afite kuba yajya, arimwo arahomba, ahubwo ntagume hamwe, dutegure uburyo tugomba kuba twareba filimi imeze neza, filimi ifite abantu bayikurikira ndetse banayumva buri munsi ku munsi, baza kuyireba. Nimuze mujye mwumva ubusesenguzi kuri iyi cano kugira ngo mumenye uko filime ihagaze. Nabivuze kenshi rero yuko Lucky nawe mwabonye yuko akimuri kapani kandi arimo arahembwa, mwabonye yuko kandi ari ibintu byiza. Buriya Lucky nta nubwo ajya atotezwa cyangwa se ngo ashyirweho igitutu n'abamukoresha, kuko mwabonye ko iyi kapani rakakuramo iyobowe na Lewis ndetse na Dani, nyine bose ubona ko ari ibintu byiza, ntabwo bamuhatiriza, bamuhembera ku gihe, akita kuri Alice ndetse akanamufasha. Wabonye ko rero yanamwemereye. Alice niwe usigara mu rugo we iwabo wenyine, niwe urimo aragenda ategura gahunda y'umunsi hariya mu rugo kwa Lucky, nawe umutegura breakfast ya mu gitondo. Ubona yuko
amufasha kuba yamererwa neza ndetse agafiringa necessary yuko ameze neza ndetse ari burye akarira ku gihe. Ubonye yuko nyine iriya fone yamuguriye akayiha Alice, ari Lucky nyine uyigura Alice, wabonye ko yamufashije, yatumye Alice irungu yari afite rishira, yatumye Alice yongera gusubira ku gicaniro cy'ibyishimo, asubira ku gicaniro cy'urukundo. Ubu ngubu nyine yirirwa aseka ndetse yirirwa anishimye, ntago kwa kwigunga tukibibona muri episode zagiye zikurikiraho cyangwa se zirangira, ntago ariko bikimeze. Rero reka ngire n'inyamba abwira ati wowe utarimo urakanda subscribe, wowe utarimo urakanda like, wowe utarimo urajya muri comment ngo wandike ndetse unakore share, urimo urahomba rwose, urimo urahomba, kuko ahangaha ni channel yahawe ubwigenge, ni channel yahawe byose ngo ize ibabwire byose kuri iriya filime, ndetse hari na filime zindi nshaka kuzajya mbabwiraho, ariko by'umwihariko iyi ngiyi rwose ndi yibahe imeze neza, handi neganya kujya. Ndi hano rwose ngomba bwira ubusesenguzi bwa nyabwo, abaza bababeshya bababwira ati hari ubusesenguzi bwimbitse mwijya kure, hano ndi ready, nditeguye. Najya nkubwire ko rero ugomba gukanda subscribe rwose, ndabikubwira ndabigusaba, ntago nkutegeka rwose, kuko hano abantu bahawe uburenganzira tuba tugomba nyine kubinginga, tukabwira ati muntu w'Imana, muntu rwose ufite uburenganzira bwawe rwose, kanda subscribe, turabigusabye, tuba tugusabye imbabazi rwose. Kanda subscribe kuko ni ingenzi kuri wowe ndetse no kuri twebwe, kuko idufasha kuba twaguha ano makuru akakugeraho byihuse, idufasha kuba twaguha iriya filime ikakugeraho byihuse mu buryo bwihuse cyane. Rero kanda subscribe ndetse unafungura inzogera, kuko nabyo biba ari iby'ingenzi. Nurangiza ukore like, unakore comment, uvuge icyo utekereza, kuko bituma hari motivation tugira kuri twebwe, tukavuga ati tugombe gukora gutya nyine, tugire motivation idufasha kuba twakomeza gutanga ibyiza. Kwanda no muri comment nyine utubwire uko umerewe, uko ubyumva ndetse n'uko utekereza, ugende umenye uburyo ibintu bihagaze muri strategy yacu. Rero murakoze cyane, njye nitwa Jackson Rami, mbabwiye yuko muzajya mubona ubusesenguzi bwimbitse, filime ziryoshye, filime